none ko numvise ibintu byikubita hano kandi byikubise uhagaze aha ngaha imbere y'umuryango mbwira icyo wumvise. None se mabuja nari mvuye kuzana twa tuntu marimo potaje hariya hejuru ndi kumanika hano ntabishaka nitambigwaho gusa. Ugwa kubiki abeti kuki usiga umenyera mani cyane ukubona nta mbaraga ntigira upfukane ku gatambaro kanje singiye kwita nkamera mabo do urumva mfitije pe manda yo mwijuru mbabari mfatira ukuboko nakora ikintu kibi kuko no mukobwa uranga ateye seseme beti ngiye kugukotsora oya mbabarira ntabwo ndwana nawe kuko uri ikibi nigeze mbona muri ino sibyo tanko sebe nyamara tanko tabagana gyombeze basi byo hagaciro ukunda sibyo. oya ariko nanjye ndasenga kandi nta kintu cyambuza kujya nsenga cyane. basi kuzenga umutima wanjye turuka kuko ngiye iyo nakubuze iyo rwamagana n'ufata kwandikira n'umusubize ntabwo basenze kuva muri cyewe mbese basi. Umugabo wanjye ndagukunda kana kanje ndagukunda ngeze kugunda gukunda tuvuga mu mwana wawe mususu wacu twembi ngeze kuri Yesu bimbwiye ndagukunda bebe ndabyo nabyemera ubanje kuvuga banze nawe ndirimbe nawe ndirimbe umugore wanjye ndagukunda ndakunda ne akana sinzi ari gutera utuntu tugiye nkabyemera kana kuza kubagana nkawe ahubwo njye mbona kazabunzaga nkawe baze kavutura agasinzi nkasi amena uzabyumve mwana wanjye akubona azavuga asa nkawe cyangwa nkanjye sheri twese turi beza nta kibazo sheri we ntabwo uri mwiza nkanjye ariko basi vuga ngo Imana izadufashe se nkanjye avuge nkawe oya kazabe gasa ariko bajya bavuga ngo umukobwa usa nka papa waririye none umusore na umuhungu nawe usa na mama we akirata ubwo bizahuri hagati nyine afata igice kimwe cya se n'ikindi cyane uvutse asa nka nyina ko bajya bamurwanira ntabwo yazashobora gukora nyine bajya bakarwanira tukajya twakira inkwano buri munsi hari ubwo bamuva uziko banamukwa bamukwa akaba umugabo se ubwo nyine akazaba umugabo ariko bamukweye badaye inkwano agomba kuzavuka asa nk'abagabo ahubwo bibaye byiza yabana kibi mubi ngakura oya ubwo byoroheje nta muntu uba muri famiye mubi cyeka niba ari muri famiye iwanjye ako nta mugabo uba mubi sheri ubu uzi ko habuze gatungo ube mubi ujya wireba pfa kuba afite hari ikibazo se nyine wowe ko habuze gatungo wese ko wampunze uretse njye wakwemeye rero n'undi ari kukwemera rero guza abana bandwanira hanze aha nzabikwereke nabici ntabwo ibyo bintu bibaho nabici uri mwiza wanjye ahubwo mva mubwira ikindi kintu uziko ku kazi bashobora kuba bagiye kumamisha shuwa wow ujye kongera ugende gusa shiri ko wishimye warandambiwe ako nyine ntabwo ugiye kugenda nizeye ko kunyinisha utagiye kugenda njyewe uzi ukuntu nkibyumva byambabaje erega iyo ngiye mpita nkumbura utuntu tuba turimo two gukina kundirimbira bwa burage bwawe none wenda bikubwiye mbona uraserebeye cyane nabimenye nta nubwo oya shiri ndagukunda umva impamvu byari binejeje urabibona turi hafi kubyara sibyo umva dukeneye amafaranga menshi kandi iyo uri mu kazi amafaranga y'ibyo wumva twayabona ntabwo twayabura okay sorry ntabwo nari nishimye ngo uragiye ahubwo nyine nari celebratinze yuko kuba hafi ukajya kwa muganga ndi hafi yawe akana kakavuga ni uzanagaterura bwa mbere none kavuke ndi hanze urishimye kugira ngo uzaze ufite amatsiko niyo mpamvu nari akomise nbitekereza navuga ati bizano kabwo yavuga turi kumwe sibyo okay basi oya nakwanze ntago je nagukunze cyane basi ndaguca amande aya he basi tugenda usengera okay kaneza
Hello. Hi. Just my love. Meze neza sheri wanjye umeze wowe? Nagari neza. Napeze cyo. Wabaye iki se? Waranyanze byose twashize. Ejo twese washitamishije. Ega cya kigabo cyanjye kimaze iminsi hano niyo mpamvu wabonaga ntakuvugisha uko bikwiye cyangwa ngo nguwo umwanya. Kwacyo nyandikira uzakira pe. Nyandikira basi wenda ukambaza uko meze. Urabizi ari kompanire bikubwiye ari hano na telefone yanjye ubwo no kuyikoresha umuntu umva binteye ikibazo. Kuko araneka byahatari kandi aho kugira ngo bibi bibazo uzi noneho neza yuko hari n'amabanga atazi ntago umucaka rero ko yabimenya. Umeze neza ariko mukunzi. Neza ariko nibaza impamvu umeze gute umeze bite ntabwo nari umvuga nawe cyane nanjye nuko mba ngukumbuye. Mwana wawe ameze neza bari gutera utugeri. uzavuka ko buriya nanjye usubize kazaba kazi gukina umupira. bari gutera ntabwo ari mu myitozo. Agomba kuvuka ari umuhanga. Karame ugerageza kugisha gukora byiza iyo washize umunsi nukuri ntugire ikibazo ngomba kujya mbikurikirana nkagerageza nkakuvugisha kuko nanjye urabizi ndagukunda. Rega iki kigabo nubwo tubana buse kimariye iki? Sawa rero umunsi mwiza kandi urakoze cyane ndagukumbuye buriya nimugoroba turareba ukuntu tubonana. Sawa. I love you. Baby nanjye ndagukunda. Betty Karame vayo hano. Umvise iki? nakingiwe numvise None ko numvise ibintu byikubita hano kandi byikubise uhagaze ahangaha imbere y'umuryango mbwira icyo wumvise. none se mabuja nari mvuye kuzana twa tuntu maremo potaje hariya hejuru ndi kumanika hano ntabishaka nita mbigwaho gusa. Ugwa kubiki? uretse ko numvise ko mukundana nta kindi numvise. Nde nandi bakundana iki gikorwa kizahorera ishyano mwaka byaramwe. Ibande nabandi bakundana. wowe n'umuntu mwamuri kuvugana kandi ntago ari boss. Ubwire rero wanshinze wancebekewe. Uzibe sibyo? Navuganaga mama wanjye niwe ndabwira ko nkunda. Uri kumva? mama wawe savuga nk'ikigabo. Ni systeme naciyemo muri telefone kiramo base kubera yarwaye grippe. Nta wundi muntu nta mugabo navuganaga nawe uramenye. Erega nanjye ntabwo nabyumvise mbishaka. Urumva ngiye wenda rindi kwimanukira urumva kandi umunwa se wanjye ntabwo ujya uvuga. Umuntu ncecetse kireka ari umuntu bimbajije. Ubwo uri kwandika message uri gucata. Nuko bimbajije si wowe kireka ari umuntu bimbajije. None amatwi nayo urandenganya nagapfuka agira ngo tuvuge ngo karagapfuka mu ngo agashaka amatwi ni wumve. Bya bintu wambara nabyo ngira ujye ushyira mu matwi. Nta na marinette abaho y'amatwi ubwo se reka kugenza gute kuko wumviriza ibitakureba. Nabiguyo ntabwo nabishakaga. Hanyuma se aje guhagarara iyo ukomeza ukajya mu mirimo yawe. Ubundi si wowe wanyura hano ukajya tuva mu bwiri. Sibyo? Mbabarire pe. Umaze kurengera nimba ari ukukorora nimba ari sinzi ikintu wikanze. Ujye mbabara kukaze kwirirwa wumviriza hano uri kumva? Ubwo sinzabigira ko sinzange numva. Akari nuko nta kikuzibura. Ego niyo mpamvu usigaye umvugiramo. Ntabwo nzongera kubivuga nyine ariko ibyo naryo ni hohotera. Mva nkubwire uzibi ufunga umunwa wawe byumvise ubimire bikugumemo mo hano hehe hano
aha muri urwo rutwe rwawe ukumva ubigumishe mu mutima nzibeshye nkumva ngo wabivuze tuzashwana njye nawe nzahita nkutanze y'inzu wasubira kwa so wajya kwa nyoko nimba bagira ntabwo mbyitayeho nta kibazo gatuma kumva imbere nagiye rwose mabuja iyo nguhamagaye kabiri buri naje ndi mu gikoni mabo asundi ibyo bijipo uhora wambaye nta nubwo wahindura ijipo yanjye ndayimesa amafaranga yaguye amaze iki mfite ikibazo reka hari ikibazo kiri iwacu nshaka gukemura ntabwo rero nazajya mbona amafaranga yo kurwa mfusha ibyo birakureba iyihe mabo oranje shyushye se cyari konje akubwo igihe tubanye ntabwo uzi ikintu cyo kunywa mfata yego abandi babyeyi bajya bavuga ngo kunywa ibintu bikonje utwite n'ibiki abo ni abandi nanjye niyo mpamvu nanjye mba ndi kukubaza n'ukuri ese umuntu usigaranye wa mukobwa w'umana yanjye urashyanuka ntabwo uwo mugabo uzagushaka amabona niba ari ukumenyera nimba ari ibiki mva ni akajagararo ukavuga ibyo usuka umve hejuru kumva gira vuba vuba umpereze pole yesu ari ku mana yo mu ijuru wenda kwishe none beti ntumva ko umuntu akwihanganira ugize kumenaho fanta ngareba none agatambaro kanjye ni kurwanaguza leta nkamesa mawe ndakamesa vayo hano beti vayo hano gira vuba vuba nyegera hano pfukama ibyo birakureba pfukama ahangaho abeti kuki usigaho umenyera mani cyane uko ubona nta mbaraga nkigira upfukamye ku gatambaro kanjye sinjye kwita nkamesa mabo do urumva afite ijipo mana yo mu ijuru mbabarira umfatire ukuboko nakora ikintu kibi kuko uno mukobwa uri ahangaha ateye iseseme beti ngiye kugukosora oya mbabarira ntabwo ndwana nawe kuko uri ikibi nigeze mbona muri ino sibyo nawe urabizi neza ko uri ikibi uri umwanda sinzi ukuntu nakwita mba noze buri gitondo ibyo birakureba nta nubwo njye bindeba n'amazi woga saa sita ya nyoko isabune woga umuntu arakwishyura ubundi hano turaguhemba wakabaye iziba mbanze mvuge amazi ko funguwo ngo mbanze mvuge wakabaye ufata amafaranga nkuhemba ukagenda ukishyuramo amasabune amazi ibintu byose urarya hano urangatwa uranywa ukaryama ibyo ntibiguhagije usigaye ugeze ku rwego rwo kumeraho amafanta wamara kuyamenaho ugahita ufata igitambaro cyanjye cyo mu mutwe mva ahantu usuzugurira mbese nk'imesi ukakimpanaguza wamara none reba nicyo upfukamyeho ndashiramo n'akawumo basi umurayigura si twe tuyigura hano muri uru rugo ariko irahari nyinshi ayo usanga amafaranga irahari nyinshi ndacyuzuye gusa amafaranga yose yaba ari angahera uruzi n'ikindi kuno kwezi ntabwo uzahembwa uracyari kongera amakosa uko wigaragura ku gatambaro kanjye kuko rwose nagasubiza ku mubiri ntabwo ku kwezi uzahembwa ntabwo ari uko utazahembwa ahubwo ni impuhwe nkugiriye kuko nakabaye nanakuvunagura ntabwo nabyemera ntabwo ndi kujya inama nawe ariko kuko ntabwo ntahema uzi ikibazo mfite sinakubwiye ngo impamvu nkora sinkura imyenda mfite ikibazo none se hano nimba ufite ibibazo ngende mudugudu nshinzwe umutekano utangiye kunyibira amafaranga ngende kukwiba mwese urumva atari ukunyiba njyewe ndi kukwiba mana yo mu ijuru ndi umujura njyewe uravuze ngo ndi umujura nuzi kuba amafaranga yanjye njyewe uravuze ngo ndi umujura uravuze ngo ndi umujura kandi nzakurega nutangira kujya ukomeza kumpohotera uzandega iki ihohotera njyewe nsigaye nzi uburenganzira bwanjye nirwa mbireba kuri YouTube
none reka nkubwire ikibazo mfite no twumvikane njyewe iyo kanzu nayimesa n'ubundi njye usanzwe nyimesa sibyo wanyumva utanyumva icyo nashaka kubwira byo kunkata ntabwo byumvikana no kuri mabo ese ubu nkwishyuje amata wirirwa inzu nziza uryamamo imbuto yirirwa wimenamo wabona icyo ubyishyuye niko muko iwanyu ucimye ko wambwiye ko baninya ku gasozi wowe uninya muri wese nziza n'izo hejuru n'izo hasi n'izo mu gikari wituma muri ushatse ubu nawe wanyishyura se ariko njyewe nza hano mu masezerano ibyo bintu byose wagombaga kubiha icyo none wajyana ikirogi umva rero nkubwire sibyo utegure gutangira ukundi kwezi kandi nabwo nutitwara neza nabwo bizahurira se mabwo uretse nkubwire oya akantu gato kidoye akantu kamwe nkubwire akantu kamwe uzi ko ari igihe njya muri bangagira ngo ntabwo wize uzi ko izo ngaruka zo kugenda bagenda bituma ku gasozi nawe zikugeraho wow buriya iyo imvura iguye umunsi byangeze kizakubwira ko byangezeho nanjye uzabona byamfashe nje kwituma ku gasozi iyo imvura iguye mu gihe cyose narajya kwituma ku gasozi mu migezi barangiza iyo migezi akaba ariyo noneho wasaki twohereza kandi nawe cyangwa niyo mpamvu nawe waje warabyimbye amatama nakazi ka nawe nibyo wawe yamara ushaka warengera uwo mwana wakugira ngo atazakoresha amazi ngamva imbere se nyine ugendera agura umujyanama w'ubuzima ese ubundi bazagutoreye kuba umujyanama w'ubuzima ina byose sinakubwiye ko ku ishuri nubwo nabuze minerivare nigaga neza ibyo narabyize byi ngamva imbere toragura nyoko aho wamutaye iyo fantasi nyijyanye kijyana amabyi nyine ihutane ko kimeze n'ibitama bibi ese kuki warakweduye iminwa gutyo cyangwa barakuroze turarayinyweye yewe umenya n'uvana uzahita urwara bwaki y'umwaka bitese ndaho gakeya ko nakubuzera kutakimvugisha nanjye nari ngiye kuvuga ngo nawe warabuze ntabwo ukimvugisha pe wese ufite ibihe bibazo uzi ibyo ngewe mfite aha ngaha ibibazo gusa urareba telefone ukabona nta n'umuntu ushaka guhamagara nanjye mbese nugishaka kumpamagara nanjye ngukupe ntabwo ari uko udashaka kuguhamagara ahubwo wakunda ureba telefone bitewe na stress ufite ukumva birakurenga sha byihorere cyakubwira ibyanjye uko bimeze mfite ibibazo nk'ibyanjye nabizuru nubwo nyina nabizuru ntamuzi hano hantu harebeye inyuma wagira ngo hameze neza ariko umugore ubamo ni ba bantu bitwa inyirabuheri uzi ko uku kwezi kose ngo yakunkase ngo namusutseho fanta none uzi n'umushinga nari nifitiye nari nzi ko ndi bugure amabati kandi gucukura byendaga kurangira nkahita nkorera mu rugo wa musarani nakubwiye kanoheri kakazaba nabo bafite ubwiherero none kano kagore kano n'agatindi ibaza akantu kuba kambwira ngo urarya ngo ukaryama ngo uroga karabigira se n'agatindi ubu bose adahari ubu nako nta kintu gafite ariko kihorere yewe nta kibazo namubona hari ko afite umugore wagira ngo ajya kumushaka barabanje baramusinziriza baramuhumisha ni umutindi uramureba ukahita wibaza uko iwabo bameze wagira ngo ni karyaga nako mbanza ari nk'akana ko mu batindi
narakabonye mberuka kukabona uzi ko umushiha ari utuma katabyibuha kagiye kuzarinda kabyara kagifite ibiro 3 nk'iby'inkoko y'inyarwanda narakabonye ubundi sinzi ahantu kari kagiye gafite agasakame mu ntoki ya modoka yabo ye baba we cyakubwira niba warakabonye kirukanka n'ubusakame ubwo kari kagiye gusambana gasige gafite umugabo gafite umuntu ugahamagara ubu boss adahari ngo yagiye ariko nanjye mbone kuntu kagiye kambaye mbikeke narabiketse nawe gatayiko kakagiye kambara neza umugabo waka hari ariko ubu karagenda kakiyambika ubuntu bugera mu kibuno kakaba karagiye aha byihorere urabizi numvise imodoka mbanza ariko kagiye kugira nko ku irembo reka ngende ariko ikintu nkubwiye cyo nta muntu ujya umpemukira ngo bimugwe amahoro uwo mugabo nakandagira muri runo rugo nzahita nkoherereza na video nzagakosora nta muntu utumenyera sha ibyo se bibaho kabona twaraje gukora kakagira ngo situgire iwacu uwo mugabo agikandagira hano nzahita mpamagara umugabo we tugafate ibyo se baba babizana kuri nde umva mwana nkupira mbanza ariko nkupira n'ubu njye nyakwazi kambwira ngo Indaye hafi kuvuka njye ariko numva twamwita amazina y'amanyarwanda gusa nkayahe rimwe n'iryawe ngambwira birasigaye irya kabiri kumwita nk'inkuba irutagura guki inkuba iritagura nanjye si umugabo mfite pe umwana wanjye tukamwitirira inkuba iritagura erigani ni ikivugo cy'abagabo abanyeshuri reba barimo guhaguruka bivuga ukajya kumva aratangira kubiritagura njye ni inkuba irutagura cyane wese kuki batakwize iyi nkuba cyangwa inka beti inyota reka wagira ngo rubizi umuntu amira amazi rero mba mbizi ko utajya wicara utanywa amazi binamubwire cyangwa agenda utuzana amazi uzana ya sheri oya njye nayo nshaka mva sheri noneho nyine ngiye muri classe abanyeshuri bajyaga batsiza nk'iyo twabaga twashwanye nk'aho bavuze ngo zera bakavuga zeru oya abo baratukanaga tisha gasoma yangeraho umva umwana ngo ndabizi agiye gukurikiraho zeru uvuga ariko mana cyari icyaba twariganaga ngo nkwereke ubankubitire egora nese wowe ugira imbaraga cyangwa uyu muhungu ungukishije njya mbona nyine nta mbaraga ugira uvuze ndi kubeshya si waba umugabo wakuruta koko nanjye kubikwereka nta mugabo nakuruta nuko nitonda nyine umugabo wakuruta pepe bicicire nanjye ndakizi neza umutima wanjye wose ubwo ni ukuvuga ngo narinzi neza yuko uyu munsi tugomba kuza gusangira na nimugoroba tukajyana gushopinga twa tuntu tw'umwana tutaragura reka nkwereke ndaguha ikarita ngo ugende wumva avuye mu nda pasiteri arahamagaye nihorere sheri pasiteri ajya uwo sheri yitaba pasiteri oya yewe turi kuganira sheri ninjye nawe pasiteri mwihorere turaza sheri yitaba pasiteri muri ino minsi turamukeneye dukeneye amasengesho ye oya umwana wacu akamusengera mureke njye nawe pasiteri bibi waretse uyitaba ntukange kwitaba ariko ntabwo ari byiza ko iyo wamagaye umuntu ntakwitabe ntazi ko bibabaza yacitse sheri mureke ariko turaza kumuhamagara mu kanya uzarebe nawe uhamagaye umuntu ntagufate oya pasiteri we nibyo kudusengera n'ubundi mu kanya tuba dufite umwanya uhagije mureke turi bumwitaba ariko ufite ikihe kibazo nimugoroba turamuhamagara twe dutuje twicaye hamwe tuganire na pasiteri adusengere nimba ibyo ashaka ariko aka kanya ninjye nawe dukeneye kuganira ku by'umwana wacu kugira urugo rwacu ariko twari tunashoje twasigaye kujya gushopinga mbwe ko ndi buguhe ikarita njye ntabwo ndi bwijyana ariko sheri uyu muntu araguhamagara ibintu by'ingenzi umwitabe wumve okay
gihe rero nkunda kwitabira muri Bluetooth. Sibyo? Okay, it's okay. Allo? Pastor? So gute Meze neza, umeze wowe? Age namona gute Bari natinze. Afwana mwana unameze Pastor ni ukuri turashima Imana natwe twabonye tugiruka amahoro ntako Yesu atagize. Ape mabona tangu seve mabona tangu tabona gyombeze basi byo agaciro ukunda sibyo Oya ariko nanjye ndasenga kandi nta kintu cyambuza kujya nsenga cyane. basi kuzenga umutima wanjye tuko ngiye iyo nakubuze iyo rwamagana n'ufata mpande cyane numusubize ntabwo basenze muri cyewe meze basi byo bakunda kandi ukunda wenyine sibyo Ni ukuri Kristo ashimwe namwe nimba muri amahoro. Baby bituma ntekereza ibintu byinshi sibyo Pastor ni ukuri ejo nanjye nzaza mu materaniro kandi rene mugoroba. Yego mu marehema duheruka gusengana mu cyumba cy'amasengesho. basi niko nambesha ujye ndabinyerekera basi umbeshe kubundi ndabikwemera se ujye umbeshe Yo Imana ishimwe disi nimba yibarutse amahoro. Barese kubatinze ko batinze ko bituma be yani ngo muboyaga Hoya ni ukuri ni ukuvuga ngo nimugoroba ntago ndiboneke mu materaniro kubera ko ndananiwe pe. umvaga shaka gusuhuza amenye ko umwana wanjye ameze basi sha telefone ikunda kuvugariza umuntu Ni ukuvuga ngo nkire telefone ngo kunda usengera umwana. shaka umusuhuza nimba atera neza ngumva nimba ameze Oya ntago wadusengera ngo umwana buri kuzavuka amahoro. Ni ukuri ahubwo niba ntacyo bitwaye wabaye uretse tukavugana nimugoroba sibyo turi mu materaniro ntacyo ndaza kubwira na sheri tuzane umwanya tusiganye umwanya mu buryo bugaragaza inzira cyangwa kagabo kawe karahari niyo mpamvu Yesu ashimwe cyane umugabo bikatana fatuka urakoze cyane ni ukuri kuduhumuriza kutubwira amagambo Yego mukozi w'Imana Imana ibaha umugisha cyane Sawa Pastor ni ukuri Yesu abaha umugisha kandi ni ukuri turishimye kuba dufite ababyeyi nkamwe mudukurikirana uri umushumba mwiza Imana iguha umugisha Kidozo kuvugisha nimugoroba gusa uzajya ugira ko ukunda wenyine Shashiri njye nabikuye Pastor abashaka kudusengera ngo yumve ukuntu tumeze mbese Njye nakubwiraga Pastor abashaka kudusengera buri gihe yumve ukuntu tumeze bisobanuye igikombe kano kakakaza ku Bluetooth Pastor sasengeye umwana. yarambwiye ngo nshyire telefone nyine ngo ukunda asengera umwana ngo yabona agashitani gashaka kutugabaho ibitero ntekereza ko n'undi nibwo turi kumwe mu masengesho sheri wibuke ko ntwitubwire neza sibyo ubwire neza witonze utankangira umwana mu nda kandi byakugiraho ingaruka nka papa we sibyo aramutse agize nk'ikibazo agira Zera wambabarira ugaceceka. Uwo mwana nuwanjye cyane mu pasteur. mfite inyota ni Uretse mbabarira ugabanya ubwenge hano. Usubize icyo nkubajije. Uwo mwana nuwanjye cyane wa pasteur. Uyu twite hano. wowe wumvise se ngo iki ko numvise nyine njye ambwira No si urambaza njyewe ndakubaza nawe ukambaza.
ndakubajije n'uwanjye cyane wa pasiteri umwana n'uwawe pasiteri amwita umwana we kubera nyine ari umubyeyi wacu niyo mpamvu aravuga ngo umwana we dore ko kareba ngo ki wajya ugabanya amanyanga we ntabwo uzi ko ndi umudiyakoni ku rusengero aba agomba kutwitaho nk'inama ziwaragiye zera utagora kwihangana kwanjye ndekura wicara ureba hariya urebe hano nkubwire njye narakijijwe bitari ibyawe n'umupasiteri wawe nta kintu na kimwe nakora kibi n'uyu muziranenge ndamwifuriza ibyiza so seripuri ni ugutekereza ibintu bitandukanye zeri umbabarire nyine nk'uko musabye ngo ndashaka kugumana agakiza kanjye mbabarira ukandekere none se byagenze gute ubundi basi izo ntoki kwanza zeri ushaka kunega amatwi nkakubwira cyane kubera ko nifuriza uyu muziranenge byiza mbabarira ugenda uzinga utuntu twawe twose na ya myenda naguze ntago nyisigarana gusa azagura indi nayo yitware ujyanire umwana asa mwiteho umwana agomba kuvukira mu maboko y'ababyeyi bombi apana mu maboko ya ubuse ni mukase ni senyina n'ibiki iyo kugenda wikunda nicyo cy'ingenzi sibyo zebura mbabaje nisi byagenze gute rega hari ibintu ari gusobanukirwa ubwo turi kwikuraho umwana gabanya ubujiji tuno dukora duteze nisi wakambaye kuva kare twatangiye kuvugana wumva ubundi umwe biki nta mazi maze ubu suri kumva ubwonko bwanjye butari kujya ngaho kora ibyo nkubwiye ntabwo njye nshobora kugenda ibyo urabizi neza kora ibyo nkubwiye ntuncumuze ngenda gukunda ntuncumuze pasiteri none ntabikubwiye ngo ntabwo ari umugisha amamagara ubu si ibintu yibaraguje yiyita umubyeyi wacu yarangiza akagerekaho kwiyita umwana wanjye ngeshe kuba pasiteri yaba ari pasiteri ushobora kumvira mu nzu ugasohoka haza none se ndagenda njya nyine kubizi ushobora kugenda ugasanga waguteye inda ntabwo yaneye inda rega nibyo yingere njye wesheje noneho ni ngejeje sohoka haguruka se basivura hanga nese ntabwo twasezeranye ivangamutungo urumva nagenda buryo gusa mwice ngaho sohoka nsaba ko pasiteri ari umusaza umugenzi w'abana nawe pasiteri w'abankunda ze wambabariye ukandikira agakiza kanjye hanyuma umupasiteri umubwire sinzahure nawe habe n'ahantu na hamwe kuko sishaka uwo mwana ko aba imfubyi igihe ibintu ukoze wazicuza ko wumva se garuka ufate utuntu twawe hano cyangwa ukujugunyire uzabifata ubihereze inshoreke zawe z'icyambaye Betty urahuze se hari utuntu nari ndimo nakubwira nawe gatoya urumva nari ngiye kumva niba zihiye ntabwo nari bizi ko ndiba zihari ariko zirashya nka mu kanya nose Betty ndashaka umbwira biriya bintu wari umaze igihe kingana iki ubizi ko zera nca inyuma nyine ibyo kuguca inyuma byo ntabwo nari mbizi ariko nari maze igihe ndyumva ko hari ubundi muntu bajya bavugana
abagore muri abana babiko njye ntabwo ndimo sorry ntago ari mwe ntago ari ntago wowe urimo usazera yarambabaje gusa bete urakoze urumva njyewe ntabwo nabishakaga kugusenyera ariko njyewe yarampemukiye hita numva ngize umujinya atese kandi yaguye mu kirate umva ukuntu byatangiye njyewe nayo ndi kuva hejuru ndaza ndabyumva arambwira ngo nimbivuga azanyica ibyo nta kintu byari bintwaye antuma fanta hanze irancika imumenekaho gatoya ku ikanzu ahita nkata amafaranga yose y'ukwezi aguhemba yese ibyo tubyihorera nkakomeza umbwira ahita ambwira ngo amafaranga yose arayankase kandi nifite umushinga ndi gukora mu rugo dusubira inyuma ahita mvuga nanjye nzabikwereka nashakaga nyine kumenya umuntu mubana ariko sinashaka usenya wari ufite n'umushinga urahagarara wari umushinga wo gukora iki urumva njyewe naje gukora mu rugo na toilette bafite nshaka kuyubaka nari nacukurishije habura amabati kwezi ahita gukata by'amabati biburiramo bihita birangira kanimbaye ahubwo ibyo yakabaye anagufasha atari no kuguhemba akanagufasha ibyo ukabikora ariko n'utwo ukoreye wavunikiye twawe utekereje neza nka gutyo natwo dutware none nari ngombaga kugira ngo ushimire ukuri warakoze biriya ni nko kubana n'inzoka mu nzu warankoreye neza hanyuma umushahara kumurazaho sibyo bose murakoze ahubwo n'uwo mushinga wawe uze kumbarira ayari asigaye kugira ngo ube wawukora udakoresheje umushahara wawe ibyo se kuko bose uze kuyambarira nayo ndayaguha nta kibazo Imana kumigisha utababanyisha ikindi ese harya wambwiye ko wagarukiye mu kangahe muri tronkom waranize ugira tronkom byiza cyane ahubwo ubu se umutwe urumva bikimeze neza nta kibazo wakomeza uzashaka ahantu warakoze tronkom warayikoze cyangwa byasaba narayikoze warayikoze wanabonye amanota yakomeza okay wize biki tronkom yaryo bivanze sorry wumva se wakwiga ibiki ugereranyije ntacyo baguhaye ntago ugeze utsinda ibi bintu bari bampaye byari bikomeye yari amasiyanse ariko nashaka ibindi niba wabigeragira ngo nzagufashe kugushakira ariko niba wabyigiramo utangira ahubwo ubishake nawe se ubwo tutarangije utangira ubishake umbwira ibisabwa wibuke wa mushinga wawe niwo turi buhereho n'umushahara wawe n'ibyo rero nabyo bikurikirane vuba ubwe nabyo icyo bisaba nabyo nkwemereye kubigukorera erega nanjye wankoreye ikintu gikomeye urakoze sawa rero wakwisubirira mu kazi kawe